uri umuntu yewe kandi ndacyari mutoya ntabwo ngiye nayikugomeza umugabo yarantaye kandi wasanga banabiziranye babiziranyeho gutese none se yari umugabo none umva sha uramuhindutse akakanya uhise wumva none ko se yari umugabo we uhise wumva ko babiziranyeho nyine ari wowe se nose ubwo najya gushaka sabarira none se hano uri mu kazi uracumbitse nari mu kazi hano ubahese yego ntago wahamenya nirwa ngenda mu muhanda ho nshaka akazi uri inzererezi se ndi inzererezi nshaka akazi ngo ndebe yuko najya nzana mama Vanessa none batatangiye kwivumbura ahubwo ndabamusigiye mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi ndashimira buri wese utanga inama n'ibitekerezo muri comment wowe ugira icyo utanga wowe ugira akabakurambura ukagira icyo utanga cyangwa se ukagira ubufasha mu buryo bugiye butandukanye mu bantu tugenda dukoresha bagiye banyuranye ndagushimira kandi Imana igisubiza aho ukuye ndagira ngo muheruka ko twari twavuye kwa mama Vanessa dusanga ibintu ntibimeze neza ngira ngo abakurikiye ikiganiro mwarabyumvise ariko kubera nyine Imana nyine nukuvuga tuti wenda abana bazabaho abana bazamererwa neza rero nyuma y'ibyo byose naje kumenya amakuru y'ahantu wa mama asigaye ari murabizi ko uburyo byagenze mu rugo murabizi ubuzima mama Vanessa bayemo n'abana murabuzi namenye ahantu rero asigaye aba harimo urugendo ntago ari muri quartier yaratuyemo amakuru aragenda rero ngira ngo mwumvise ko nabwiye abantu ko uzabona azandangira ahantu asigaye aba hanyuma nkamubaza icyatumye afata umwanzuro kundi yukomeye wo kugira ngo atererane abana be yabyaye reka tumwegere ndabona ari gusoroma niba ari gusoroma imboga yebega mama w'impanga bimeze bite se kuri kwihisha meze neza kuri kwihisha se andi kubona amazi uri gupfura ibi cyose naye ndi kugira zino mboga ndi kuzikuramo ibyatsi nyine usigaye ubahe sigaye mba mu rugo mwarambuze se ubu ngubu hano uri mu rugo naje gukorera isuku hano ikintu cyadutangaje ikintu cyatwumije umumama rwose nkawe umeze wari utangiye kuzana akabaraga nyuma y'igihe kinini wibarutse ufata umwanzuro nk'uri ukomeye gute yego ko mana yanjye none ndebera ahantu uri quartier wayivuyemo wagira ngo warahibye wagiye wihisha ahantu umuntu atapfa no kumenya bimize bita amakuru yawe ubundi amakuru yanjye ni meza nyine none se bakubwiye ngo nguki ibyo woko ntabwo bambwiye ngo iki suswa mu rwanyu najyaga amaza mama Vanessa aramamagaye nawe sinirwa nanabisubiramo ambwira ibintu bibaza afite sanga afite abana nawe urabizi nyine ibyo wasize umukoreye warahavuye mu rugo bangu ugiye guhaha uragenda ntiwagaruka umusigira umumama wagufashije ufite ibibazo bingana kuriya ni kiriya kintu mwituye cyo kumusigira none se kankubwire jewe narabonaga mama Vanessa nkabona nta kintu ari kuzana akagenda akazana igihumbi gitunga buriya cyari kudutunga tubibona none se mama Vanessa n'umugabo wawe ku buryo umugaya ngo nta kintu yazanye nagiye gushakisha n'inyongera icyo mbona nzayamushyira utamubwiye unamusezeze kandi nari kuzagaruka nkamusezera wewe waragiye ku mugoroba uravuga ngo uragiye ngo uraje ntiwagaruka kandi icyo gihe abana urabizi ko bonka nta mata nta kintu na kimwe ko nanjye nta kintu nari mfite cyo kubonza ko amasherekari yarabuze kubera nta kintu tujya ndavuga ati reka ngende njye gushakisha ngende ndebe yuko hari icyo nabona none se ubutani hehe na papa wawe ko papa wabo twamugaye ngo umugabo byaragata abana umugabo byara ntagire iki noneho wowe mama wabo wewe uzi buryo igise cyakuriye so ejo bundi nubura cyawutaka so wombwiraga umugongo uranyeshe kubera nyine ikibazo wagize none ubu ngubu mu rugongo uracyakurya wibagiwe kakanya nyine ku buryo uvuga uti abana ndabasize ngo kubera mama Vanessa yabikoze agufasha si inshingano ze kugufasha ahubwo ikintu gitangaje ni uburyo wanagiye yaramaze kubona akazi keza ngo ko gukora amasuku mu mihanda uko biri kose dufaranga twari kuzaba twiyongereye imibere igatangira ikaza wowe ufite umwanzuro uragenda abantu bagushutse n'ibandi ntabyo yambwiye ko agiye kubona ako kazi ntiyabikubwiye kuko nibwo bari babimubwiye umuntu wari kumushakishiriza nibwo yari yabimubwiye we rero we yabimenye nawe uwo mugoroba aribwo ngo ugenda ubu tuvugana njye navuye kumusura navuye mu rugo
ndeba ukuntu ameze, ndeba ukuntu umwana urabizi ukuntu barabana nyine ntago basinzira rimwe, umwe asinzira undi areba, umwe aramuteruye undi arasinzira, undi arakanguka n'undi asinzira, kubaha amata. Urabizi neza ko iriya nzu ngo mwari murimo n'amezi 2 cyane, niyo mpamvu nagiye ngiye gushaka amafaranga, ningira icyo mbona nzayamuzanira. murimo amezi 2 ngo y'inzu nta mafaranga ejo bundi kwa 3 kwa kwikubisemo. Ubwo nyir'inzu nawe natangira kumwishyuza atabana n'uburyo ava mu rugo najya gushaka. Ejo bundi amashuri arabatangiye, urabitse afite abana 2 bakiri bato bakiga, none utambeshye uretse kumusiga mu mazi abira. Ikintu wafashe nk'umuntu wagufashije ni icyo umwituye. Nawe uri umuntu, yewe kandi ndacyari mutoya, ntago ngiye nari kugomeza. Umugabo yarantaye kandi wasanga banabiziranyeho. Babiziranyeho gutese? None se yari umugabo we? None umva sha uramuhindutse akakanya uhise wumva ko none se yari umugabo we? Uhise wumva ko babiziranyeho? Babiziranyeho nyine. Ari wowe se nose ubwo najya gushaka sabarere babiziranyeho? Babiziranyeho. Ubu uriya mugabo ukuntu yaje mwese akabareba, ugiye kuba kabiziranye na mama Vanessa? Babiziranyeho pe. None se hano uri mu kazi uracumbitse? Nari mu kazi hano. Ubahese? Yego. Ntago wahamenya. Nirwa ngenda mu muhanda ho nshaka akazi. Uri inzererezi se? Ndi inzererezi. Nshaka akazi ngo ndebe yuko najya nzana mama Vanessa. None nawe atatangiye kwivumbura, ahubwo ndabamusigira. Kandi urabasiga kangahe se n'undi warabasize? Kandi nzamuzanira. Gushakisha ningira icyo mbona nzajya muha nawe. Urabasiga kangahe n'undi ko basize byarangiye? Nagira ngo kuko ibintu uri kuvuga ngo wagiye ngo kugira ngo gushakishe, nagira ngo utubwire buriya umuntu afata umwanzuro ntago ari ikintu watekereje umunsi ngo uhita ugenda. Ko biri kose ufite umuntu wakugira inama cyangwa se ufite wakubwiye ati genda, cyangwa se ufite aho wagiye ugiye. Hano ngo usanze sihurara ntago ari vuba. Ahubwo nagira ngo mbwire igitekerezo cyo kuvuga ati reka ngende cyaje gute, wabipanze igihe kingana gute, ninde wakugira inama nyine inyungu, urumva inyungu irimo ari igihe, twumve ko byibura nawe ufite wenda n'uwakubavuga ati byibura afite impamvu yumvikana watubwira yatuma ufata abantu ukabata ukagenda. Ni iyihe yatumye ugenda? Njyewe hari umwana w'inshuti yanjye nyine w'umukobwa wabyariye iwabo, yandangiye akazi k'40,000. Ndavuga ati ubuzima tuba. Akahe kazi? Kazi ko mu rugo nyine. Ko mu rugo? Kahemba 40. Ndavuga ati ubuzima tubayemo izo 40 mbashije kujya nzizana zagisha icyo zidufasha. Nka mama Vanessa nkavuga ati namuhamo 20 nanjye 20 nkareba icyo nayikemuza. Ubwo nyine nuko byagenze, naho ubundi ubuzima bwari bukakaye. Ubu ni kuri gukora? Niko ndi gukora ubu ngubu. Nisura kabasha n'umugongo numvise utaka. Ubwo nyine nagiye ntaye nakomera neza. Nugupfa kunyine gukora. Byibura ndabyumva wagiye mu kazi. Kuki utabimubwiye? Kutavuga rega nicyo kintu ki. Kugenda wagiye nk'umuntu wiyibye, nk'umujura, negereje ngo bampembe njyana amafaranga. None se ubwo ngubwo nje ninjiye nta mafaranga nzanye, si yavuga ati abana kwataye wantanya abana ibiki n'ibiki, ariko ninzana amafaranga amuga ati dere icyo nagiye gushaka ngiki. Ibyo nibyo kuba waragiye ugiye mu kazi nta kibazo. Kugenda utavuze buri ikintu wari kwicara nk'umuntu mu bantu ukamuganira ukamubwira ati rero mama Vanessa bimeze gutya, ikibazo giteye gutya, reka ngende ubufashe abantu kwezi kumwe banze njye kuzana amafaranga, ninyabona nzagaruka. Nyine nk'abantu mubana mukabiganira. Ariko uragiye umutunguje ibintu ntubimubwiye, we mu mutima we uretse kukugaya gusa. Nta kintu kintu nzagenda musaba imbabazi. Urabona uramuke nawe arashaje ntago ari umuntu wo kurera uduhinja. Nyine ndabizi ko ashaje kuko nanjye nta kundi kuntu ari kubigenza. Urabizi inzara kuntu ijyana y'umubyeyi, nawe urabizi kuntu inzara ijyana. Ubwo se umbwira kuntu uzajya konsa umwana utariye. Ibyo uvuga ni ukuri biranumvikana, ariko uburyo wabikozemo ntago ari uburyo bwiza umuntu yagushimira. Nta kintu n'ikintu na kimwe kiri mu rugo. Noneho ibaze nk'ayo mezi 2 y'inzu itishyuye, niwe bireba. Ako kazi uvuga wagiye gukora ukwezi kuzajya gushira, hashize igihe kuzajya gushira. Abana asigaye bakamishiriza ngo litiro y'amata ku munsi hari aruguru y'iwanyu, barayinywa kandi gashira. Arambwira ati nta bibero nshakira haraka bibero kamwe. Nyine ibibazo uri kumva nawe muganiriye, ibibazo byo ni byinshi.
nkibaza wowe wabitekereje gute wigeze uvuga uti ningenda ibi bibazo bizavuka ningenda bino bintu bikaba bizagenda byibura ngo nawe nk'umuntu wishyira mu kiguciwe ibyo ngibyo ngewe yarambwira ati tuzaze nkurangira akazi amubwira ati nzaza gira Imana akazi ndakabonye ndagenda nyine ntabwo nize ntekereza ngo bizagenda gute nanjye nabonaga ari umubyeyi nyine azabasha kubarira nusaba ko yabashije kubarira none shaho umushyize kubera ko ariko nyine kuko yagufashije uzi ko muzatuma abantu batongera gufasha yaramfashije pe yaramfashije ntacyo namushinze ariko nanone mu kumfasha nawe nta bushobozi yari afite naho yagendaga nta mafaranga nk'ubu ngubu nanjye cyagiye twari twavuganye ko agomba kuguhuza na bene wabo uriya mugabo mukaba mwamenye ukora ko hari n'uwagira ikintu avuga ati wenda byibura atereyeho ariko rutarakubita umugore muzima buragurutse uragiye yego uracyari muto ariko uri muto umenye ko uri umugore ntabwo uri umukobwa ntabwo wakinyemeje ubundi bazagukenera uri gutuma abantu babaho ntase nta nyina ugiye kugira abana imfubyi kandi muri bazima we na se byibura ikintu wagakoze wakabwiye mama Vanessa ukamumenyesha ukamubwira ati bimeze gutya gahunda imeze iri cyakicara avuga ati umuntu yagiye mu kazi nawe akicara akavuga ati ntacyo nakazi reka nanjye nicare ndebe hano umuntu uje wundi uzaza akagira ikintu afasha ariko se uragiye uriturije telefone araguhamagara kuki utamwitaba ko nta deni umubamo kuki aguhamagara ntumwitaba nyine naravuga ati nimwitaba araza kumpigaho ndi amafaranga ntinyabone gusa ubwo namwitaba gute ubwo urumva warakoze ibintu ntabwo ari ibintu byiza nakoze pe ntabwo byakakwiye kuba ari umubyeyi wakabashije kuba mu mezi harya ubusa isi bagize amezi 3 abana amezi 2 baracyafite 3 ntabwo arashira ntabwo ari yashira amezi 2 nahibaza umuntu abana bamaze amezi 2 ukabura bataye urirutse nawe uzi ukuntu bari abana mana ya gasana nawe ubu ati nanjye ubwanjye sindyama byibura umbaha n'iryo bere noneho umwana ataka yamufata gusa akajyana ngo agiye kumuha ibere akaba muhaye amata nawe utekereza amajoro wararaga izi saha nawe nayarara arazira iki se katari wowe wabyaye urantaga ari isi sina nyirakuru ni umuntu wo ku ruhande waje arakwifashiriza arakwakira ko ibibazo wari wizeye ariko nyuma y'ibyo ngaho ndebe nasa nidufatanyije umugabo azajya nyine bashaka uribuka ko muri abakeba muri abakeba none se ko wenda mama Vanessa ntago ari umuntu mubi ntago yabagirira ko nawe mpamvu mwabanye nuko ubizi ko ari umuntu mwiza si umuntu mubi nanjye niyo mpamvu namumusigiye kuko nari nzi ko ari umuntu mwiza ntacyo azabagira rero ningira icyo mbona nzamuzanira nzamuha pe nutakibona ubwo nibyo oya nzakibona kandi ndi mu kazi gusa nzayaburira ejo bundi ukwezi kuzajya gushira ryari nyabusa nyine kuzajya gushira ubwo nyine nawe aba yihanganye bo warabye akazi ko mu rugo mbona ariko ushoboye cyane none ko nari nabuze akazi nawe nta kazi agira twari kubaho gute muri uyu mujyi wa Kigali nawe kubizi shawa muntu simbizi ariko uko bimeze kose jya wicara utekereza wibuka ko uri umubyeyi wibuka ko wabyaye wibuka ko ufite abana wongereho ko ari 2 kubera ko buriya mu buzima uko byagenda kose icyo wakora cyose ntagomba kwibagirwa abana wabyaye ayo mafaranga wagiye gushaka yaboneka ataboneka nabwo ntabwo ugomba kwibagirwa abana bawe uraruhuka ruhana umwana naye navuze ningiye kuko ntari nzi icyatumye ugenda navuze nibyibura niba unagenda byibura ukagenda ujyanye n'umwe ntusige 2 kugira ngo byibura nawe wakazi ufite umwana ntago sibyo akazi ntago twari tuzi ko wagiye mu kazi kuko nawe mama Vanessa nawe ntabyo yarazi mvuga ni wenda niba waragiye twari tuzi ko wagiye gushaka umugabo nakareka nta mugabo nta kazi nagiyemo ngande wenda wasanga warabonye undi mugabo akavuga ati reka sinakikurikiza abana reka nigendere Haga nibyo nimba n'umugabo wagiye gushaka ntiwajyana n'umwe byibura ukamusigira undi nyine ari umugabo wajyana umwana umwe ukamusigira undi ariko ntago ari umugabo nta kazi nagiyemo nayo nguko nyine nta bindi bintu byinshi ngiye nakubwira gusa umenye ko iyo umuntu baravuga ngo iyo umuntu abyaba yakuze ibyo utekereza byose umenye ko uri umumama ibyo utekereza byose umenye ko uri umugore wakuze ufite abana ejo bundi bazaba bakwita mama ejo bundi bazatangira ishuri sinkubwiye ngo taha kuko nawe uri mukuru uzi ikibi n'icyiza urabizi abana baho wabasize ubuzima nawe mama bayemo urabuzi
ibyo wicara ukora byose icyo nakubwira nuko ukwiye kumenya abana bawe ukarera abana bawe. nzabarera reka mpande nshaka amafaranga. Urashaka amafaranga ariko wakayashatse uzi ko n'abana uzibyibura nuko babayeho n'ubuzima nuko bameze. Ushaka amafaranga n'ubundi abana bawe warabataye aribo wakabaye uyashakira babayeho nabi birirwa barira manywa nijoro. Buri mwana yakariruka muhibera ariko umwana urira nta n'ikintu cyo kumuha gihari. Ibibazo nyine. Sawa reka mbe nkuretse rero ubwo ikindi kintu ubwo ibindi ni ibyawe. Nubuza ngo simbizi nge ntago ngiye kubitekerezaho ndebe nyine icyo nakora. Wibuke ko uri umugore wa mugore we. Ibyo wiruka aya mafaranga wirukamo yose ibyo wirukamo byose. Wibuke ko uri umugore ufite urugo. Utamera nk'umugabo. Umugabo twaramugaye ngo yataye abana nawe dore nawe ubunze murye. Ibyo uvuga ngo ni amafaranga. Amafaranga udafite abana wawe iruhande rwawe ntacyo yazakumarira. Ubuzima basize murabuzi mama Vanessa ko yahura